hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office. Ibyagombaga guhinduka atari ukubisaba. Byagombaga guhinduka ari ukubiharanira no kubyitangira. Ari nako abantu bakiri bato cyane bigaje mu rubyiruko nyakubahwa Perezida wa Repubulika na bagenzi be bari Fred n'abandi bari mu myaka 30 batangije urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Batangije FPR Inkotanyi. Yitabirwa n'abana bato bangana namwe badafite imbaraga zindi bitwaje. Imbaraga zari zikubiye mu bintu bibiri gusa. Ya mbere ukugira ubuyobozi bwiza, no kugira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. We ubwe yari intwaro iremereye cyane kandi n'ubu aracyari mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwe ni intwaro ikomeye cyane. Uburyo uyikoresheje nta rugamba na rumwe utatsinda. Ntabwo bikora. Iyo coincidence y'amateka cyangwa se mu gihe cy'amateka akenewe guhinduka hakaba hari umuntu nk'uwo akagaragara, ubwabyo byabaye nk'umugisha kuri RPF. Ibyo byarafashije cyane. Iyo ni fact ikomeye cyane. Ikindi cya kabiri, intwaro yari ikomeye cyane. Ni impamvu z'intambara. Ni impamvu zo gutangira urugamba. Impamvu zo gutangira urugamba ni izi ngizi zitwicaje hano. Bari kubaka igihugu cy'u Rwanda n'ubumwe bw'abanyarwanda kandi giteye imbere. Iyo niyo yari vision ya kwa Perezida wa Repubulika yashyize imbere. Turaharanira u Rwanda rw'abanyarwanda bose kandi rutera imbere. Ubwo iyo yamaze kudefininga vision akavuga ati naha tugana nicyo cyerekezo, ibisigaye mu Rwanda urugamba ariko muruganisha muri icyo cyerekezo. Kandi hagira n'ikindi kitambika muri urwo rugamba ntimuteshuke kuri icyo cyerekezo. Uburyo na jenoside ibaye 94 aricyo kintu cyonyine cyari gushobora guteshutsa inkotanyi kuri icyo cyerekezo. Niyo mpamvu kitashoboye guteshutsa inkotanyi kuri icyo cyerekezo zari zifite, kubera ko jenoside yari ifite uburemere ku buryo icyerekezo cy'urugamba cyagombaga gutakara. Ibyo bintu bibiri rero, ubuyobozi bwiza, umuyobozi mwiza ushoboye, yari intwari ikomeye. Ya kabiri ni icyerekezo n'intego abantu bari barihaye yo kubohora igihugu cyacu. Ubwo ariko ibyo turabivuga duhanganye na yangengabitekerezo n'amacakubiri n'imiyoborere mibi byari bimaze imyaka irenga 34 mu gihugu. Ingengabitekerezo yarigishijwe, babivuze abapajirije, yaragiye mu mitwe y'abantu, abantu barayemeye bumva ko ariko igihugu kigomba kuyoborwa. Byarageze aho abatutsi bemera ko bagomba kujya bapfa bakabyemera, n'abandi nabo batarimo kwicwa bakumva ko umututsi ariko agomba kumera, aricyo yagenewe, aricyo abereyeho. Bigeraho naho noneho haza amacakubiri Bwana Ndayisaba Fidel yatubwiraga
y'uburere aho abantu baturuka, abanyenduga, abakiga. Iyo filosofe n'imiyoborere ari amacakubiri, mukomeza kwicamo, mukicamo kugeza ku munota wa nyuma, kuko filosofe n'imiyoborere biba ari amacakubiri. Muri 90 urugamba rutangiye, abantu bari bakeya cyane, bari bato, bari bafite intwaro nkeya, birumvikana mu ikubitiro byaragaragaye ko utanganye ingufu no kwa Habyarimana. Habyarimana yari afite ibihugu bimushyigikiye, haje abafaransa, haje abazayiro, baraza n'intwaro nyinshi cyane, bigaragara ko guhangana nabo mu buryo bworoshye. Mu byumweru bikeya, kimwe bibiri, bari bamaze kudutsinda mu buryo bugaragara bwa gisirikare. Ariko icyo batari batsinze ni igitekerezo n'intego y'aho twagombaga kuganisha igihugu. Ibyuko bari bakunesheje mu Mutara hariya birumvikana. Ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatujyanaga mu birunga hano haruguru, ategura neza abasirikare, abereka uburyo dushobora kurwana dukoresheje ibintu bikeya cyane tukagera kuri byinshi. Uburyo iyo Kabanda yamubwiraga ngo genda ujye gutera hariya, Kamanda akibeshye akavuga ko afite amasasu make, akavuga ko afite abasirikare bake, biziraga. Yaramubwiraga ati mbere y'uko umbwira amasasu make ufite n'abasirikare bake ufite, banza umbwire plani yawe ufite, mbwira uko wateguye. Uko wateguye uratumutsinda nubwo waba ufite amasasu make n'abasirikare bake. Muri we nta gutsindwa kwabagaho, buri kibazo cyose yabaga gifitiye igisubizo, ariko intego ni ya yindi, urarwanira u Rwanda rw'abanyarwanda bose bahuriyeho kandi rukazatera imbere. Ariko abanyarwanda twagombaga kurwanira benshi ntabwo ariko babyumva. Twebwe tuza tariki ya mbere y'Ukwakira muri 90 twumvaga ko abanyarwanda bari kutwishimira, kuko abenshi bari bababaye, bari bakennye, bari batindihaye, bari barabaciyemo ibice, ubona ko nabo bakeneye ko habaho impinduka. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ndaguma nkomeze mvuge ko byabo bagenzi banjye bavuze. Bwana Fidel yavuze ko ngo abera barimo n'abapadiri n'abanyamadini bose hano mu gihugu bari baramize ingengabitekerezo ya jenoside. Ndagira ngo mbabwire urugero rumwe twakubitanye narwo rubyemeza. Icyatugaragarije ko idini, abera n'ingengabitekerezo na guverinoma yari ihari byose byari bifite umugambi umwe w'ingengabitekerezo. Nyuma y'ibyumweru nka 2 duteye mu Mutara, hari ahantu hari nta bantu bari bahari benshi. Ahambere twakubitaniye n'abaturage ni ahantu hitwa Rukomo, hafi ya Ngarama, y'ahantu hitwa Ngarama. Twahageze mu rukerera abantu batarabyuka, tujya mu rutoke rwabo, turarya. Mu gitondo n'amasuka yabo baza gukora, badusanga mu rutoke baratureba, tuti muhumure. Abaturage ntibakomeza guhinga, ntibakomeza imirima yabo, barahagarara nka hariya, baguma bahagaze gusa batureba. Dutangira kuvugana nabo, tubegera, tubasobanurira impamvu z'urugamba n'uko bakwiye kurushyigikira. Ariko birumvikana abaturage iyo babonye abantu bafite imbunda, batari abasirikare b'igihugu, batari basanzwe, bagira ubwoba. Ariko tukagerageza kubaganiriza. Tumaranye nabo umwanya munini. Hashize umwanya tugiye tubona haje akavatiri, akamodoka k'agasuzuki k'umweru gaturutse Ngarama nyine karaje agarara nk'ariya, vamo umupadiri umweru afite ishapure ndende cyane iriho umusaraba wa Yesu.
n'ubwanwa burebure cyane, icyanwa kinini cyane. Araza arabanza avuganaho n'abaturage, abaturage bari bahagaze batureba, kubona bafite ubwoba ariko ntacyo badutwaye, ahubwo bagerageza kumva ibyo tubabwira. Tubona barahindutse, tubona abaturage barahindutse. Arababwira ati nimusigara. Abaturage baguma bahagaze. Aravansa araza aho twari turi, natwe twari nk'abasirikare 30. Aduhagarara imbere, dufite imbunda zacu. Aratureba mu magambo ye n'ikinyarwanda cyiza cyane. Icyo gihe twe twari tutaramenya ikinyarwanda cyane. Aratureba mu magambo ye ati muri kuja he? Mwanya nazimbwa mwe, niba muri abagabo muhamaho, nge Ngarama mbahururize baze babahe amabere y'abanyoko. Good. Uwo yari umupadiri wa paruwasi Nyakarambi. Abasirikare twari kumwe bati kamurasa dutoya, bamwe dutoya tutumurasa baratwica, tugomba kugerageza tukihangana. Ajya mu modoka ye, ahindukira imodoka ye, aragenda ajya Ngarama, aza agarukanye na za burende n'abasirikare ba Habyarimana. Uwo mwanya n'aba baturage na burende n'umupadiri, induru ziravuga, abafite imihoro, abafata amacumu, iki baratwirukankana. Turiruka dusubira inyuma. Aho ngaho niho twamenyeye ko ingengabitekerezo ikomeye cyane, kandi ko urugamba tugiye kurwana ari urugamba rutoroshye. Rugomba kuba urugamba rukomeye cyane, rutazatworohera. Ubu murumva hajemo kiliziya, hajemo umwera, abaturage arabakontorora uko ashatse, arakomandinga n'ingabo, nazo arazibwira, arazikorera. Ubwo twahise tumenya ko urugamba tugiye kurwana rutoroshye, rukomeye cyane, kandi niko byagenze. Rwarakomeye, ntabwo ndi bunyure mu nzira zose z'urugamba, ni ndende cyane, imyaka 4 ni myinshi cyane y'urugamba. Ariko icyo navuga nuko muri iyo nzira yose y'urugamba ntabwo ya ntego yo kuvuga ngo turarwanira ubumwe bw'abanyarwanda, u Rwanda rumwe rw'abanyarwanda bamwe kandi ruteye imbere, niyo yari vision ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo mwakora cyose, discipline, ibyo mukora bibatandukanye n'ibyo bariya turwana nabo bakora. Ibyo rero byaturemyemo imbaraga nyinshi cyane. Kumva ko urwana ikintu kiremereye biguha imbaraga, kuko icyo gihe twavugaga ko umwanzi ari Habyarimana n'ingabo ze n'abamufasha ari bo bakandamije abanyarwanda. Niko twavugaga umwanzi. Habyarimana na guverinoma ye bavugaga ko umwanzi ari umututsi aho ava akagera. Bavugaga ko ari umututsi aho ava akagera, ari uri Kigali, ari uri Nyamasheke, ari uri Rusizi, ari uri Bugarama, nawe ni umwanzi. N'umuturage utazi nuko iyo biva nayo bijya, nawe ni umwanzi. Abanza kuvuga ko abateye u Rwanda ari Abaganda, arahakana kandi abizi, azi neza abateye abari. Abanyamakuru bamaze kumunyomoza bamubwiye batari ko twebwe turababona tukabona ari Abanyarwanda. Arahindura ati ni inyenzi, ati zifite imirizo, zifite amatwi. Ibyo byose niba bigamije kudemonizing umuntu, ikiremwa muntu, kugukora ngo uri inyenzi, ufite imirizo, ufite amatwi, nuko kwangisha abaturage. Ni propaganda y'ingengabitekerezo yabaga yaratangiye kera. So kuvuga ko Habyarimana atari afite imbaraga zirwana, imbaraga zirimo Abafaransa zikageramo abazahirwa ko kwa Mobutu,
bitwaga diviziyo spesiyale parakomando parachutiste barindaga mu buto, nibo baje Gabiro, nibo twarwanya. Nukuvuga imbaraga zari nyinshi, n'intwaro bari bafite zari nyinshi, burende, ibibunda birasakure, indege, urwana n'abantu bihisha, birirwa birukanka mu misozi bahunga. Ariko yagiye kugera 92 Habyarimana atagishobora kudukuraho turi n'ingabo ze, kubera bya bintu bibiri: umuyobozi nako hamwe n'intego iremereye cyane. Abantu bagombaga gupfira, kandi si ukuvuga ko abasirikare ba Habyarimana batari bazi kurwana. Uzababeshya n'uzavuga ko abantu twarwanaga nabo batari bazi kurwana cyangwa batari bafite ubutwari. Bari abahanga pe, bari bazi kurwana, bararwanaga, barashikamaga. Utinya abantu bajyaga mu mwobo tukabazenguruka, tugacukura, bakamaramo iminsi 7 banza guhunga, bakavamo ari uko inzara yabarembeje. Nta bandi basirikare bakora ibyo atari abanyarwanda. Icyo nshaka kuvuga hano nuko ari umunyarwanda warwanaga n'undi, nuko bose ibyo byose barabihuje. Ni ubutwari ubwo bwo kurugamba, nuko twari dufite ubutwari bw'imyumvire, bo bakabubura. Bari bafite gushobora kurwana, ariko icyo barwanira gipfuye nabi. Naho ngaho baguye, kuriya niho batsindiwe, nta handi. Nubwo waba ufite imbaraga zingana gute, udafite icyo urwanira ntabwo ushobora gutsinda. Bararwanaga, tukarwanira ahantu hamwe kumara amezi 3, ariko kubera ko dufite icyo turwanira kandi tutagitezukaho, inkotanyi zigatsinda, bo bagatsindwa kubera ibyo bibazo byabo. Uretse ko baje no kugera muri za 91 na 2 intambara ibakomeranye, bagarura ya macakubiri no mu gisirikare. Abanyenduga bakabashyira ku ruhande, bakaza nabo bitaga abakiga nabo bageze aho babashyira ku ruhande, bazana iyo bitaga muvumba mobile y'abanyagisenyi gusa. Urumva ntabwo warwanira igihugu ukazana abanyagisenyi gusa, ntabwo byashoboka. Urumva ya macakubiri agenda abakurikirana. Iyo urwanira ideology ipfuye nabi, ntabwo ushobora gutsinda, ntabwo byakunda. Ntabwo watsinda kurwanira ibintu bipfuye nabi. Muri urwo rugamba rwose rero byageze igihe muri 93 inkotanyi zifite ububasha bwa gisirikare bwo gushobora gufata igihugu mu gihe gitoya. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo ari byo yashakaga, kubera ko urugamba rwo kubohora igihugu muri 91 rwatumye abandi banyarwanda bose bari bababaye, bashaka kwigobotora ingoma ya Habyarimana y'abicanyi, bahaguruka bibumbira mu mashyaka atandukanye. Amashyaka menshi havuka za PSD, havuka za PER, havuka hari za MND n'ayandi. Uburyo batangiye no kumushegesha ubwabo, uburyo batangiye no gushaka FPR no kuvugana. Ayo mashyaka menshi yari mu gihugu hano, abari bayoboye bahuriye na FPR Bujumbura, bahuriye na FPR Buruseli, batangira gushyira hamwe. Uburyo imishyikirano yarusha itangiye, n'ayo mashyaka yose yari ahari. Ni ukuvuga ko atari FPR gusa, noneho yarwaniraga ko ibintu byahinduka, harimo n'andi mashyaka. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika akavuga ati ntabwo turi twenyine, nubwo dufite imbaraga zafata igihugu uyu munsi, ariko gufata igihugu ntabwo ari ntego. Ubwo dufite abandi banyarwanda duhuje umugambi, reka tujyane nabo. Ari nayo mpamvu hari iyo mishyikirano, kandi abantu bose bavuga rumwe. Imishyikirano ntabwo Habyarimana yayisinye kubera ko yayishakaga, yayisinye nko kwikiza kubera gitutu cyari gihari
n'abari babihagarikiye apfa kwemera arasinya. Ari nayo mpamvu yabyise ibipapuro, yabyise ko ntacyo bimaze n'abandi bose. Ariko icyo gihe RPA Inkotanyi yizeraga ko imishyikirano izakunda, niko twabitekerezaga ko bizakunda, ko tuzavanga ingabo, ko tuzakorana n'abantu. Ariko Habyarimana n'amashyaka ye ya MRND na CDR n'aya yandi mashyaka yagiye acamo ibice akayita power, agashyiramo extremism, akazamura cyane iturufu y'amacakubiri y'ubwo, igacamo n'ayo mashyaka yose twari kumwe ibice, nuko byaje gushyira kuri jenoside. Ariko ubundi twe twumvaga ko bishobora gukunda. RPF ijya kohereza abanyapolitike bayo i Kigali muri CND n'abasirikare 600, bumvaga ko ari inzira itanga uburyo abantu bashobora kubana hatabaye ibibazo. Ariko leta ya Habyarimana yumvaga ko abo basirikare 600 baje n'abanyapolitiki ba FPR ahubwo babizaniye bazabamarira hariya. Niyo mpamvu CND babanje kwitwima, bashaka kudushyira hitwa Murabuturo ni akantu ku gasozi gakikijwe n'indi misozi bashobora kukwiciraho bakakurangiza. Bashaka kudushyira Kami naho turahanga, badushyira hariya kuri CND, bibaza ko turi bujye muri iriya nzu, urabona yari hoteli, bibaza ko turi bujye mu nzu tukajya mu byumba, akaba ariho dushyira abasirikare. RPA ihageze bugiye gucya basanga ahubwo yatukuye imyobo, yazengurutse CND. Mu gitondo cyaho witwa Kantano muramuzi, Kantano wavugiraga kuri radio RTL, wakongezaga ari wamarishije n'abantu benshi cyane kuri radio, yahamagara abantu, yabyutse aza kureba Inkotanyi ngo arebe imirizo, arebe n'amatwi. Ahageze asanga abasirikare ba RPA bari mu myobo yabo, arababaza ati inyenzi mwagira amayeri, ati iyi myobo muzayisubiza ku murindi cyangwa izaguma hano? Baramureba gusa baramwihorera. Ati mbega Habyarimana yaba ikigoryi? Ati ubu yarazi ko Inkotanyi ziri buze zikajya muri batema hano, zikajya mu mashambure tukazimariramo, none dore ziri mu myobo. Bo niko babyumva. Ariko muri bishyikirano yose hakozwe ibintu byinshi cyane. Muri 1993 nyuma yuko amasezerano ya Arusha asinywa, ingabo twarwanaga nazo twarahuraga, duhuzwa na UN na General Dallaire, bakaduhuriza hitwa Ngondore, karere ka Gicumbi, ngo tuganire uko tuzavanga ingabo, uko tuzakorana, uko tuzagira gute. Tukarara tuganira ijoro ryose, tumara nk'amasaha hafi 10. Mu rukerera twaraye tuganira, Colonel Bagosora agira ngo muramwumva Theoneste, aratureba atari ko nk'ubu twarajwe n'iki muri ijoro, tuganira ubusa gusa. Ati ngoma bihumbi umututsi adakandagiye mu ngabo z'u Rwanda. Afata imodoka ye baza kugenda, turatongana aho ngaho. General Dallaire atubaza ati ni ibiki, tumubwira ibyo yavuze. Ubwo ariko twahise tubona ko n'amasezerano yasinywe nta kizavamo, ihita tubona ko kwibeshya ku bantu ngo tuzabana nabo. Nuko nguko bagiye bakajya gushyira jenoside mu bikorwa. Nuko nguko bapanze byose. Ibyabaye aho ngaho byarihuse. Ibyo kwindege Habyarimana yahanuwe ngo yaguye yagize gute,
hari agatsiko ke niko kabizi neza kurusha abandi bose, niko kabizi neza, niko kabazwa uko byagenze n'umugambi bari bacuze wo kugira ngo bamara abantu. Iyo system yamaze kugera kuri urwo rwego, icyo ari cyo cyose kiraba. Habyarimana yageze ku kibuga cy'indege ajya Dar es Salaam muri ibyo by'imishyikirano. Ahageze ariyumvira, ahamagara wari chef d'état-major général w'ingabo witwaga Bizimungu Kastar. Bizimungu Kastar avuga hano muri Musanze, aramuhamagara ati nsanga ku kibuga. Arahamusanga atinjira mu ndege. Undi ati se ko ntiteguye? Atinjira. Ati nta chef ntabwo niteguye. Atinjira muri iyi ndege. Aramwishiza. Ahandi ntaho biba perezida kujyana na chef d'état-major w'ingabo mu ndege baba bajya he mu bihe nka biri. Aribyo bikeka. Mu kugaruka birumvika, mu kugaruka uko tubyumva nuko n'amakuru hari indege 3 mu kirere zigomba kugera ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Hari indege ya SN Brussels, hari indege ya Minwari, hari n'indege ya Habyarimana. Muri tour de control wa wundi uyobora indege akazi uburenganzira bwo kugwa ku kibuga wari uhari n'ubu arahari, yarabajijwe, yarabivuze muri enquête z'Abafaransa. Birumvikana priorité yayihaye indege ya Habyarimana abarayizi. Ni ukuvuga ko mu ndege 3 ziri mu kirere zigomba kuza, uwari uzi ngo indege muri izo ndege 3 ije ni ya Habyarimana, reka tuyirase, n'abari bafite control kuri ubwo bumenyi bwose. Rero ngo Habyarimana arapfuye nyine, abantu bose barishwe, n'uwahehe n'utazi iyo biva n'iyo bijya. Niko umugambi wari umeze. Ni ukuvuga ko ntabwo n'ubwo FPR yagerageje ibishoboka byose kugira ngo abantu bahuze, bumvikane, babane, iriya leta y'abicanyi yari yaranangiye, idashobora n'umunsi n'umwe kwemera ko ashobora kubana n'abandi. Kandi mu by'ukuri babibona ko n'intambara yari yarabananiye, ariko uwo mutima wo kwinangira nyine bawufite. FPR rero nta kindi yari isigaje gukora uretse nyakubahwa Perezida wa Repubulika gukora ibintu bibiri. Yahamagariye Minwari kwibwira ko igomba guhagarika ubwicanyi, itabuhagarika akabuhagarika. Ikindi yakoze, yahamagariye abasirikare ba Habyarimana, FAR yahamagariye abasirikare nyine abasirikare b'igihugu, arababwira ati mwe kujya mu bwicanyi, ahubwo ugiye kubuhagarika, muze mudusange dufatanye guhagarika ubwicanyi niba muri ingabo z'igihugu. Ariko ntabwo ari byo bakoze. Izo message zombi ndazibuka, ntabwo ari byo bakoze, ahubwo nabo bagiye mu bica barica. Aho ngaho ni naho batsindiwe. Kandi urarwana na FPR ihagarika jenoside, ukongera ukajya no kwica. Ni ukuvuga ko utashobora gutsinda urugamba. Ni uko nguko batsinzwe. Ingabo zirica mu burere bwose bw'u Rwanda, FPR iraza ihagarika jenoside. Ntabwo waba wica abantu ngo utsinde urugamba n'ubwo waba ufite imbaraga zingana gute, ntabwo byakunda. Nubwo byafashe igihe, amezi 3 ni menshi cyane kurwana urugamba rwo guhagarika jenoside, ntabwo byari byoroshye. Byageze naho atangira kuvugwa. Urumva iyo mwagize ibibazo nk'igihugu, abantu babavugiraho, buri mwe abazatanga igitekerezo cye. Hari abatangaga ibitekerezo ngo abanyarwanda ntibashobora kubana n'ubwo intambara yarangira, ngo nimureke dukatemo u Rwanda kabiri, duhere Gicumbi tugeze Bugesera, abatutsi bajye muri East, abahutu bajye muri West. Uko bari kuvangura abo bantu ntabwo tubyumva, uko bari kurema urwo Rwanda ntabwo rwumvikana. Ariko
niko bavuga ko yacitse ntawe utayikora mu nda. Buri muntu wese yumvaga yatanga igitekerezo cye, ko niko twari tumeze. Mu mezi 3 rero FPR yahagaritse jenoside mu bihe bibi cyane bitoroheye buri umwe wese kumva ko u Rwanda rushobora kongera kubaho. Uguhagarika jenoside niho u Rwanda rwashoboraga gupfira burundu cyangwa se ugakirira. Rwarakize kandi rukizwa n'umuntu umwe gusa, kubera ko abantu n'abantu, imijinya yari myinshi cyane, santima zari nyinshi cyane. Twari dufite abana benshi cyane bari mu Nkotanyi, aza agasanga iwabo famiye yose ni intumbi gusa, kandi ababishe ni abaturanyi barababona. Kugira rero ngo ibyo bintu birebwe, hakomezwe kurebwa ya ntego yo kubaka igihugu kimwe cy'Abanyarwanda gitera imbere. No mu bihe n'ibyo ngibyo, mu bihe bya jenoside, ntabwo abenshi muri batoya ntabwo mushobora kubyibaza. Muri Kigali ikintu cyagaragaraga kizima cyane ni imbwa zibyibushye cyane, bipfa byabyibushye n'ibijanga, n'inkongoro z'isi yose. Inkongoro zazindi zifite ibijosi bimeze gute, inkongoro ngira ngo zavuye ku isi yose, zose zuzura muri Kigali. N'intumbi metero, ntabwo wagendaga metero 2 utabona intumbi. Nuko Kigali yari imeze. Kuvuga rero ngo abantu barenge kuri ibyo ngibyo, bubake igihugu gitera imbere kandi cy'Abanyarwanda bamwe, ni ibintu biremereye cyane. Ni ibintu aho ngaho u Rwanda rwagombaga kuhagwa burundu cyangwa se kuhakirira. Kuba rwarahakiriye ni umuntu umwe gusa, ni umuntu umwe washoboraga kubwira abantu ati mugume ku ntego ya FPR, mugume ku ntego. Ibyabaye turabibona, ntabwo mukwiye kubiteshukaho. Ndakomeza subira Fidel, hari ibintu yagiye avuga binyibutse ibindi. Yavuze uburyo ingabo zavanzwe bikagenda gute. Mu munsi hari ingabo zitashoboye guhunga, hari abahunze benshi cyane bajya muri Zaire bahungana n'abaturage. Buriya no guhungana n'abaturage ni doctrine y'Abafaransa. Guhungana n'abaturage ni doctrine y'Abafaransa. Abafaransa aho barwanye hose, muri Cambodia, muri Algeria, bafata abaturage bakabajyana ku rugamba, baneshwa bagahungana nabo bakabatwara. So buriya guhunga ko abaturage bajya Zaire ni doctrine y'Abafaransa, ni nako bagiye. Ariko hari abasirikare batahunze 1500 umunsi duhagarika jenoside, barimo abakoroneri bitwa bandi ibwami twasanze muri parafo mu Nyakabanda. Atubonye ahungira muri parafo, asanga yo bari bamwihishe ashaka kwica, bahurira muri parafo, tumukurayo nabo tubakurayo. Uwo ngo araza, abandi baturuka hirya no hino, ka Kigali hehe, abari bashatse kwisha bose baraza. 1500 bafashwe n'imbunda zabo, bariho benshi barimo bica cyangwa se bashyigikiye interahamwe zarimo ziri, cyangwa se batakoresheje n'ububasha bwabo nk'ingabo z'igihugu ngo bahisha abantu, ariko bafatirwa aho ngaho. Nta muntu n'umwe muri twebwe washoboraga kumva ko abo bantu 1500 bakwiye kubaho. Ni bakeya cyane, ni bake bashobora kwiyumvisha ko bakwiye kubaho. Nta n'umwe, ni umuntu umwe gusa wabyumvaga ko bakwiye kubaho, kubera yaki ya ntego y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'u Rwanda ruteye imbere. Uburyo yatubwiraga ati mwebwe mufite inshingano yo kubaka igihugu, ntabwo mukwiye kuba nk'abashaka kugisenya. Bashaka kugisenya n'uburenganzira bwabo, nibyo bahisemo, ariko mwebwe mufite icyo mwahisemo. Abo basirikare 1500 b'abofisiye bahise bashyirwa mu ngabo z'igihugu uwo mwanya. Wa mukoroneri ntuza ndi bwami bavuye muri iyo parafo, yambaye ibitarakasuti by'umutuku, ndabyibuka, yahise aba chef d'état major wa gendarmerie.
nanjye ingabo nayoboraga icyo gihe zabarirwaga muri gendarmerie ubwo nahise ntera amasaruti birumvikana nyine ni shefu n'igisirikare niko byagenze niko bigomba kumera ubwo ariko ni igihugu ntabwo ari ndibwami twarebaga igihugu twarebaga u Rwanda ntabwo ndibwami ari u Rwanda n'abandi benshi cyane n'abenshi Marcel Gatsinzi baba chef d'état-major w'ingabo wungirije n'abandi benshi bitwa ba Ndengeyinka ba Habyarimana Bemu wahuza igihugu iwaje guhunga igihugu yabaye Minister of State for Defense ni ukuvuga ko yungirije nyakubahwa Perezida wa Repubulika uwo mwanya Habyarimana ategeka kubi n'agasuzuguro kenshi cyane General Kazura aramuzi barakoranye adutegeka nabi cyane ariko n'ibitutsi byinshi bitagira uwo mwanya tumaze guhagarika jenoside yakoraga kumwishiza mu gisirikare atangiye kudutuka nabi cyane abitwa ba Colonel Ndengeyinka turamuzanye we twamwakiriye muri base ya gisirikare hariya muri ka Kigali turasengereye aranywa arasinze ati ntabwo mwatunesheje ati buriya hatsinzwe politiki ati ngabo ntabwo mwazinesheje ati ni politiki mwanesheje ntabwo mwanesheje fa ariko urumva mu gitondo abaye brigade commander Kayonga wari yungirije abasirikare wari uyoboye abasirikare bari muri CND 600 aramwungirije aratera amasaruti nuko igihugu kigomba kuba igihugu kigomba kubakwa n'abafite umutima ureba ureze utuntu duto cyane ariko byarafashije cyane ariko ntabwo byumvikana ntabwo ari icyemezo cyafatwa na buri umwe wese ntabwo wafata aba ba Honorine aba Jean Paul ngo bereke uwabicaga kumushubije imbunda umuhaye n'ubutegetsi ngo babyumve ntabwo babyumva noneho n'abari bafite imbunda bahagarika jenoside basanze imiryango yabo yashize nabo ngo bibemeze babyemere uwabibemeje wari wabatoje arabatoje azi icyo areba imbere gisumbye ibyari bihari ntabwo byari byoroshye ariko byarakomeje birakomeza aho ngaho niho igihugu cyakiriye cyagombaga gupfira burundu kikazimira mu Rwanda cyangwa se kigakira ariko bwa buyobozi n'ubundi navugaga wa muyobozi yaragihari areba ibibazo ku rundi rwego rusumbye sentiments bamwe sentiment twari dufite ibyo byarakomeje ingabo z'igihugu ziba zimwe zibiza abanyarwanda bose kandi niyo test ya mbere ko u Rwanda rushobora kuba urw'abanyarwanda bose nicyo kigeragezo cya mbere kwa kundi ushyira ikintu muri laboratoire ukavuga uti kirakuze niyo test ya mbere hari abazungu bazaga kutubwira intambara ikirangira ngo baratwigisha uburyo ngo tuzavanga ingabo babyita security sector before bamwe kubanza kubashyira hariya namwe bakabashyira hariya ngo bakaboza mu mutwe ngo bakabigisha ubumuntu ngo byari gufata imyaka 5 niyo porogaramu bakoze barabongereza ndabiho turabwira tuzi twarabirangije abanyarwanda ntabwo bakeneye kozwa mu mutwe abanyarwanda n'ubundi ibi byose byababayeho ni ibitwererano ntabwo ari muri kamere yabo u Rwanda basanze ruhari ingabo z'u Rwanda zaguye u Rwanda zarimo abanyarwanda bose bizarurenze zarimo abanyarwanda bose so ntacyo muri butwigisha ariko bimwe namwe murabizi hano mu majyaruguru uko byari bimeze nyuma y'94 abari bafite umugambi n'ubundi wa jenoside ntabwo bacogoye bamaze kwambuka hakurya hariya RPA igiyeyo ibacyuye abenshi baraje bajya hano Nyamutera ni nyuma y'uyu musozi
wikuba hariya kuri Shyira ukamanuka Nyamutera baraje bahashyira amajoro bafata urubyiruko rw'aka karere kose barushyira mu gicengezi sibyo barushyira mu gicengezi bemeza abaturage ko bagomba kubashyigikira ko bagomba gukomeza umugambi wa jenoside 1995 ntambara zari hano murazizi ariko uko zatsinzwe n'ubundi byabaye gutandukanya abaturage nabo basirikare abo basore bari abacengezi nibo bagize igice kinini cy'ingabo z'igihugu abo basore bari ahubwo baradufashije badukorera recruitment kubera ko RPA ihagarika jenoside mu gihe gito twageze 2021 tumaze gushyiramo aba XFR n'abacengezi bari hano 36,000 haje ziriya ntambara zo muri Kongo kongeramo abandi bari abacengezi 52,000 ziba ingabo z'igihugu kandi bose bararwana pe barwana neza aho niho umenyera ko ingengabitekerezo ya jenoside na ideoloji yayo n'ubwicanyi ni ikintu cyatwererewe abanyarwanda kitabarimo Madamu Valerie ababwiye nyine abasobanurira ibyo twakoraga ababwira ko twagiye muri Kongo n'intambara twarwanyeyo arabibaza ko muri Kongo twarwanaga kuri abari muri RPA gusa kandi na RPA nayo abantu bayibeshya muri 90 abantu bibeshya ngo abateye ngo bari abatutsi gusa never ntabwo ari byo n'ukwibeshya ariya twari turi muri Uganda abantu bagiye mu gisirikare cya Uganda ni buri munyarwanda wese wabaga hariya wari waragiye guhinga ibyaha wari waragiye guhinga amakara bose bagiye mu gisirikare cya hariya bose muri 90 twinjira warazanye ntaho habaye kuvuga ngo uyu n'uyu atinjira uyu no abanyarwanda bose baraje icyari gitandukanye nuko imyumvire yacu yari imwe ideology yari imwe nicyo cyiza ariko hariya hakurya muri Kongo tugezeyo ikigaragaza ko abanyarwanda iki kintu cy'ingengabitekerezo ari ikintu batwererewe nuko abantu bari abacengezi n'ubugoroba baraye bijizwe mu ngabo barwanye bakarwanira igihugu bakitanga mu buryo bugaragara ukayoberwa ese aba bari abacengezi cyangwa se niki kikakuyobera nta kindi kintu cyakozwe kugira ngo ingabo zivangwe nta bundi buhanga bwakoreshejwe no bari ukuvuga ngo abacengezi rega bari hano murabona imisozi yose Gatonde Musu Nyamutera hose inyuma za Gatovu kwa barwara kabiri hirya hose Ngororero bose naho twabakura bakaza bambaye bya bishati byabo n'ibikoti n'iki bakagira Kanombe bagakuramo ibishati n'ibipantaro mukabaha uniform mukabaha inkweto mukabaha imbunda uko bari bazi kurasa bari babizi kurasa mukabashyira mu ngabo nta rindi turufu ntabwo nukwabwira gusa ngo muri abanyarwanda nta kintu icyo barwana nicyo cyonyine nta kundi kugira ngo urababwira cyangwa se urabaho undi umuti ni ubunyarwanda gusa nta kintu kandi bagera hariya bakarwana n'ubundi n'abari barabayobeje kuko XFR niyo yarwanaga hakurya muri Kongo ifatanyije n'ibindi bihugu igihe barabanyohereje abacengezi gusa abacengezi ariko bavuye muri izi ntoki hano abasirikare nohereje hirya no hino turwana nsaba abandi basirikare barabanyoherereza bohereza abacengezi gusa
Perezida wa Repubulika arambaza ati abasirikare wababonye? Ntafande nabonye abacengezi gusa. Atumva uko mwabaye. Atabona abasirikare ubarwanishe ni abanyarwanda n'ubundi nimwe mu bice cyangwa nimwe mutazi ko mubayobora. Ubwo nta kuri nagomba kwirwanaho. Ubwo nari maze kubona indege iri mu kirere nguzaniye umusadi nzaniye abasirikare, ngiye kubona igeze hasi batangira kuvamo, mbona umucengezi wa kabiri n'umucengezi wa gatatu n'umucengezi. Urababona nuko wafashe imbunda, urababona n'imyenda mishya babahaye, arapiye narigeze ku ndege, ndababona umucengezi ubundi indege irindi irangira. Hasi indege ya kabiri ndayireba, niburi iri ya kabiri irimo abasirikare barapiye bakamiritse, nayegera hasi umucengezi umucengezi. Kandi uko indege yagenza amasaha 2 kugira ngo igereho. Inyuma yanjye ni inyanja, ni ikibuga cy'indege, imbere n'umwanzi. Inyuma ni inyanja ya Atlantique, iki ni ikibuga cy'indege aho babazanye, imbere n'umwanzi ariho araza ndamureba. Ndavuga nti aba bacengezi nibo bari banze kunyica. Bazanye imbunda, urumva mu ndege ntabwo bazana, ntabwo bajyana imbunda zirimo amasasu. Amasasu abatari. Ubwo ngira ikibazo cy'uko ngomba kubaha amasasu, abashyiramo amasasu mu mbunda. Ariko nyashyiramo nyine, oya turabanza turavuga. Ndavuga rero basha muri abanyarwanda, ubu turarwana nk'u Rwanda, nidutsindirwa hano turatsindwa nk'u Rwanda. Muri tayari gutsindwa cyangwa gutsinda? Bati turatsinda. Okay, nta kibazo. Nari mfite amayisikoti makeya cyane nk'abasirikare nka 60. Ndavuga n'ibyo byose reka tubaha amasasu. Turabaha amasasu barapakira, ubwo umwanzi baraje, nyine turapanura kwa kundi mutegereza umwanzi. Ariko ndavuga n'aba bantu ngomba kubashyira uruhande rwabo, ntabwo ushobora kuba ntabwo nabize. Ubwo ndababwira uko bimeze, ntabwo nabizera, n'abashyira ku ruhande rwabo, mbashyira uruhande rwabo mu ndaki za concrete, cyari ikibuga gifite indaki concrete, mbashyira uruhande rwabo. Nanjye ndavuga ntireka njye ku rundi, aduye naza nkabona baramusanze, mbona uko niruka. Kuko yazaga avanze n'abanyarwanda, nyine yabaga ari exfar, avanze n'andi moko n'ibindi bihugu twarwanaga bya Zimbabwe na Angola n'ibindi byose. Ndavuga n'abangaba nibo bari bunyicire, ariko baba banyohereje. Perezida yavuze ngo ngomba kubakorera, bashyira mu ndaki, dutegereza umwanzi araza. Nigira ku ruhande, abasirikare banjye bakambwira batafandigira yuwe, abantu ntushobora kubizera. Umwanzi araza, aturuka hariya araza. Abasirikare banjye abo narisanga amayisikoti batangira kurasa, bararasa bariya baracecetse, bikarabaye ntibirarangiye. Nibwo igisigaye nuko bategereza bariya bagera hafi, bakiruka bakabasanga cyangwa bakamanika amaboko, cyangwa se bagahindukira bakandaza. Umwanzi araza yigira hafi, ndabareba nkashyiraho ijisho, ariko nkabona barareba, nkabona nta sinyereka ko bari bundase cyangwa se bari bugende, ahubwo nkabona basa n'abatatiye. Ndategereza, umwanzi araza, ntageze hafi mu metero nziza aho uba ureba umuntu. Abasore bari ku ikibatsi cy'umuriro ndumirwa. Abasore bari ku rumuriro bararasa, naho bo ntabwo wabarenganya, ni ya doctrine, nibyo bari bamenyereye. Ni kwa kundi bari bamenyereye muri izi ntoke, uko batwihishaga, watunguka akakurindira
yakwihishe ku nzu akakurasa akurebera hafi bo nibyo bari bazi, niyo mirwanire bari bazi, nta bindi bari bitoje. Ariko bararasa kugira ngo rero turasa umwanzi yarahasigaye, nta nubwo abagenda bakeya cyane. Ubwo integration birabaye, ubwo uwo mwanya nibwo integration yabaye, ubwo kuvanga kuba kurabaye biba birarangiye. Adu yaragiye tubyina ikinini, tubyina insizi, mbabwira ko ari abagabo ko barwaniye igihugu, turaganira, turateka, turarya imvungure, dukomeza urugamba. Kuva icyo gihe baba abasirikare b'igihugu. Ariko ukabona isomo wakuramo niriye, ese kuki ejo bundi bazaga hano bakabafata bakabapakira mu makamyo n'amabasi ya Notracome, bakabasuka ku giti cy'inyoni, bakabasuka i Kigali, bakabaha imihoro, bakica abantu? Kuki uyu munsi bavuye muri izi ntoke mukabaha uniform gusa n'imbunda, ukabereka umwanzi w'igihugu, ukababwira ko barwanira u Rwanda, bakarwana neza? Igihinduye ibyo bintu mu mwanya niki? Igihinduye ibyo bintu mu mwanya niki? Icyo ni ikikwereka ko n'ubundi ibi ntabwo byari muri kamere y'Abanyarwanda, ntabwo byari muri kamere y'Abanyarwanda, ariko byabagiyemo, cyangwa se n'Abanyarwanda benshi cyane babishyizwemo n'abayobozi babaroha muri ayo mahanga. Ibyo rero ni ibintu umuntu yashingiraho bifatika, ukavuga uti u Rwanda kuba rumwe, umunyarwanda cyangwa ndi umunyarwanda, kuba umunyarwanda biruta ikintu cyose, kandi ni ibintu bishoboka. Ni nayo garanti y'igihugu cyacu, hatazagira ubabeshya. Erega nta option yindi dufite, nta choice yindi dufite. Ufite indi choice itari kuba umunyarwanda azahaguruka yivuge, ayidefande, tuyumve. Nta yindi choice dufite atari kuba umunyarwanda, kuko ubunyarwanda nicyo kibuta, nicyo gisumba buri kintu cyose. Ni nazo ngufu dufite, nizo ngufu dufite. Ibindi byose kwaba ari ugutakaza umwanya. N'abariya bose bagifite ingengabitekerezo, bakiri mu mashyamba hakurya, bavuga ngo bazarwana, ntaho bazagera. Muzi byabo iyitwa ngo NFDL ya Mudacumura, iyoborwa na Mudacumura, uvuka hano hakurya Ngororero. Imaze igihe muri Kongo kuva 1994, bararwanye, ingabo z'u Rwanda zivayo ari uko zizi ko abasigayeyo ntacyo bashobora gukora ku Rwanda. Bagumayo, batangira kwica abanyekongo kugeza aho ingabo za Kongo zatangiye kubahiga. Bya bindi Bwana Fidel Ndayisaba yavugaga byabokamye by'amacakubiri bibajyamo. Ya FDLR icika mu bice bibiri, Abakiga n'Abanyendugu bararwana. Bamaze imyaka 3 barwana, hagati yabo nta Rwanda batera, bararwanira muri Masisi. Ukibaza uri butsinde niba twara Masisi, niba twara iki, dushobora kubyumva. Bamaze igihe barwana, noneho abaneshejwe bamwe bita Abanyenduga baramanuka ngo bajye guca mu Burundi na Nyungwe, ngo baheri wabo mu Nduga epfo. Murumva abantu barwana iyo ntambara bafite aho bazava naho bazagera, ntaho bava ntaho bagera. Ari uwita ngo ni General Ntawunguka Pacifique, Ntawunguka Pacifique uri kumwe na Mudacumura, avuka ku Gisenyi. Ntawunguka Pacifique igihe ducyura abarwarakabije n'abandi bose ba Murenzi na ba Jerome Ngendahimana, amatelefoni yabo tuba tuyafite. Umugore we yari umwarimu kazi hariya Gisenyi mu mujyi, ndamuhamagara, aderesi ngwino,
uvugane n'umugabo wawe. Ndabaza telefone ntawunguka muha umugore, yibaza ngo n'umugore bavugana gusa n'umutelefone, naho ndi iruhande rwe. 2009 baravugana, abana bameze bate, izo nyezi zimeze zitaho ngaho, baravugana ibyo bavuganaga. Arangije ndamubwira muntu aramuntu ntawunguka Pacifique. Ubwo muri iryo shyamba ndamwibwira undi ataha iryo shyamba ubamo warize uri umupilote, warigiye pilotage mu Bufaransa, ududubiza igifaransa ukaba umaze iyo myaka yose muri iryo shyamba uryamajeri, igihugu cyawe kirahanga, wafashe icyemezo ugataha nk'abandi. Mo general atereka nkubwira ijambo rimwe, ati nzagaruka mu Rwanda nta Mututsi ukibamo. Ndavuga rero ntawunguka, ikibazo cyawe cya mbere ni kimwe, so yakwise nabi akwita ntawunguka. Imyaka umaze muri iryo shyamba, nta na kimwe wungutse, nta n'icyo uzunguka. Ikindi u Rwanda ntuzarutahamo kuko ibyifuzo byawe ntabwo uzabigeraho. Ubwo rero abo bantu bariyo nubwo bwenge bafite, niko bameze, niko bateye. Ubwo bumva ko uko batekereza, bumva ko barwana bakoresheje ibyo bitekerezo bafitiye u Rwanda bakazagira aho bagera. Ntabwo byashoboka n'umunsi n'umwe. N'undi wabasanga n'uwashaka kubafasha, n'ibihugu tujya twumva ngo bishaka kubafasha, ni ugufasha ubusa. Nta muntu uteye gutwe ushobora kurwana ngo atere u Rwanda ngo bishobore. Ntabwo byakunda. Umuti w'u Rwanda, ingufu z'u Rwanda, ejo heza hazaza h'u Rwanda ni ubumwe bw'Abanyarwanda, ni ukuba umunyarwanda akaba ari byo ushyira imbere y'ibindi, ni nawo umutekano urambye w'iki gihugu. Murakoze. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara Que le z'urudaca, feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi, ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma, Meine Arbeit für richtig hältst und du glaubst, dass ich... impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.